ikorera ntabwo ibayihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo batse muri uwo muriro bawuvemo bakeye ntabwo ibayihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo batse muri uwo muriro bawuvemo bakeye tazame Yesu japo ndugu wakikutengana kukuacha Yesu atakukumbatia majaribu yupo siku yatakoma tasabu shida zote ulizopata majaribu yupo siku yatakoma tasabu shida zote ulizopata nina neno juu yako mpendwa usilie kwa magumu ulionayo sitazame jaribu lilonalo inua macho msalabani tazame Yesu japo ndugu wakikutenga na kukuacha Yesu atakukumbatia majaribu yupo siku yatakoma tasabu shida zote ulizopata majaribu yupo siku yatakoma tasabu shida zote ulizopata rembo jinama riteka igihe tutayo wamaya mazindanwa ubwo nari nguyu mwumba warangaburiye urumwumbe
nzajya mba mbyutse mwami we uje ungenzura nusanga nateshutse uje ungaruza ineza n'urukundo byawe ntarindi zina twahawe ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu ni izina rikomeye bidashidikanywaho mu ijuru no mu isi nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu ni izina rikomeye bidashidikanywaho mu ijuru no mu isi amazina y'abakomeye aribagira Yesu nshuti yanjye ahimbazwe rwose uhereye itangiriro kugeza iteka ryose azaho rari ku ngoma izina risumba ayandi ab'isi batamenye Yesu soko y'amazi amara inyota Kristo nzira y'ubugingo ubugingo bw'iteka azatugeza mu ijuru izina risumba ayandi ab'isi batamenye Yesu soko y'amazi amara inyota Kristo nzira y'ubugingo ubugingo bw'iteka azatugeza mu ijuru azatugeza mu ijuru azatugeza mu ijuru azatugeza mu ijuru mu gihe nzajya mba mbyutse mwami we uje ungenzura nusanga nateshutse uje ungaruza ineza n'urukundo byawe mu gihe nzajya mba mbyutse mwami we uje ungenzura nusanga nateshutse uje ungaruza ineza mu rukundo byawe mu gihe nzajya mba mbyutse mwami we uje ungenzura nusanga nateshutse uje ungaruza ineza n'urukundo byawe urebe yuko hariho inzira y'ibibi ndimo unyobore mu nzira yawe iteka ryose urebe yuko hariho inzira y'ibibi ndimo unyobore mu nzira yawe iteka ryose urebe yuko
iby'agaciro ntagereranywa kubana nawe bihoraho n'iby'agaciro ntagereranywa kubana nawe bihoraho n'iby'agaciro ntagereranywa kubana nawe bihoraho n'iby'agaciro ntagereranywa urebe yuko hariwe inzira y'ibibindimo unyobore mu nzira yawe iteka ryose urebe yuko hariwe inzira y'ibibindimo unyobore mu nzira yawe iteka ryose mu gihe nzajya mba mbyutse mwami we ujye ungenzura nusanga nateshutse ujye ungaruza ineza n'urukundo byawe urebe yuko hariwe inzira y'ibibindimo unyobore mu nzira yawe iteka ryose igihe cy'ubutayu wampaye amazi ndanywa ubwo nari nguye umwuma warangaburiye igihe cy'ubutayu wampaye amazi ndanywa ubwo nari nguye umwuma warangaburiye uri umwungeri mwiza utagereranywa wakunze intama zawe uranazifira uri umwungeri mwiza utagereranywa wakunze intama zawe uranazifira igihe cy'ubutayu wampaye amazi ndanywa ubwo nari nguye umwuma warangaburiye igihe cy'ubutayu wampaye amazi ndanywa ubwo nari nguye umwuma warangaburiye Bwana asifiwe. bahagaze komeze mwihangane izuba ariko turabizeza ko tutabatindisha kubera izuba natwe turaryumva. Ubwibyo reka dusabe atuzanire
umurambo nyakwigendera, hanyuma dusabe namwe muve hasi muheshe agaciro kiwe aja kwinjira mu nzu ye, hanyuma muve hasi dusubire mu gice kivuga ngo uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we. Mana yacu, ijambo ryawe riravuga ngo mu bihe zose tuzaduhora dushima, no muri bino bihe turi hano aho tugiye kurambika uyu museyi mu butaka, turasaba kuzubane natwe ubashe kuba byose kuri iyi miryango iri hano, ibikorwa byose bigiye gukorekera hano ma tubishyire mu biganza byawe, ugiye kuvuga ijambo ry'ihumure n'imihango yose gukorekera hano, we turaretse ngaba ari we ubana natwe umwanya wose turi bumare muri iki kibanza, aba ari we ugaragara muri zose na hose, dukishwe bugufi mu izina ryacu tubisenze. Murakoze. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 11:23 aravuga ngo Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka 25. Yesu aramubwira ati nije kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Amen. Bwana asifiwe. Kini gitondo tuje gutandukana n'umubyeyi Dina, ariko kandi ni igitondo cyo kuzongera kubana ubuziraherezo. Bwana asifiwe sana. Kugira ngo dutandukane n'umubyeyi aha dusigaye, aho agiye, Imana ikomeze tuzigame kugira ngo undi munsi tuzongere tubonane nabo, tuzongere duhure turi mu byishimo. Mbere mikrofone Pastor Rugabire asenga Imana kugira ngo Imana ikomeze ibane nawe. Mushira muri iki cyumba cye uri umwungeri mwiza utagereranywa, wakunze intama zawe uranazifira. Uri umwungeri mwiza utagereranywa, wakunze intama zawe uranazifira. Nemerera ngendane nawe mwami wanje, ntaho nabasha kwigeza tutari kumwe, muri urugendo rwo kwambuka isi ntawarubasha atagendanye nawe. Nemerera ngendane nawe mwami wanje, kwigeza tutari kumwe, muri urugendo rwo kwambuka isi ntawarubasha atagendanye nawe. Muri urugendo rwo kwambuka isi ntawarubasha atagendanye nawe. Nemerera
nawe mwami wanje ntaho nabasha kwigeza tutari kumwe muri urugendo rwo kwambuka isi ntawarubasha atagendanye nawe n'umugisha Yesu junibutsa gushima nimuro nibibazo unigishe gutuza nigisha ubwenge ucisha ukubiri nibituma nkugayisha mu ruhande rwawe ariho nguma n'umugisha Yesu junibutsa gushima nimuro nibibazo nigisha gutuza nigisha ubwenge ucisha ukubiri nibituma nkugayisha mu ruhande rwawe ariho nguma iba irihe Imana ibirihe ibintu byakomeye kwikunza gusa niyihishe ibirihe iba iranturunaka handi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera iba iranturunaka handi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo batse muri uwo muriro bawuvemo bakeye ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo batse muri uwo muriro bawuvemo bakeye ishaka ngo batse muri uwo muriro bawuvemo bakeye ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo batse muri uwo muriro bawuvemo bakeye ishaka ngo batse muri uwo muriro bawuvemo bakeye nina neno juu yako mpendwa usilie kwa magumu ulio nayo usitazame jaribu lilo nalo inua macho msalabani tazame Yesu nina neno juu yako mpendwa usilie kwa magumu ulio nayo sitazame jaribu lilo nalo inua macho msalabani tazame Yesu japo ndugu wakikutenga na kukuacha Yesu atakukumbatia majaribu yupo siku yatakoma tasabu shida zote ulizopata majaribu yupo siku yatakoma tasabu shida zote ulizopata nina neno juu yako mpendwa usilie kwa magumu ulio nayo sitazame jaribu lilo nalo inua macho msalabani tazame Yesu japo ndugu wakikutenga na kukuacha Yesu atakukumbatia majaribu yupo siku ya
yatakoma, tasabu shida zote ulizopata, majaribu yupo siku yatakoma, tasabu shida zote ulizopata. Rembo jinama, rembo rigari, uwishira muri wo warakira, niwa utanga amazi amarirari, niwa utanga n'ubugingo bw'iteka. Rembo jinama, rembo rigari, uwishira muri wo warakira, niwa utanga amazi amarirari, niwa utanga n'ubugingo bw'iteka. Rembo jinama, rembo rigari, uwinjira muri wo warakira, niwa utanga amazi amarirari, niwa utanga n'ubugingo bw'iteka. Igihe cy'ubutayu wampaye amazi ndanywa, ubwo nari nguye umwuma warangaburiye, uri umwungeri mwiza utagereranywa, wakunze intama zawe uranazipfira, uri umwungeri mwiza utagereranywa, wakunze intama zawe uranazipfira. Igihe cy'ubutayu wampaye amazi ndanywa, ubwo nari nguye umwuma warangaburiye, igihe cy'ubutayu wampaye amazi ndanywa, ubwo nari nguye umwuma warangaburiye, uri umwungeri mwiza utagereranywa, wakunze intama zawe uranazipfira. Ntawizeye ijambo ryawe unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu, urabishoboye. Ntawizeye ijambo ryawe unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu, urabishoboye. Ntawizeye ijambo ryawe unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu, urabishoboye. Ukuboko kwawe nikweze ngo kunanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu, urabishoboye. Ukuboko kwawe nikweze ngo kunanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu, urabishoboye. Ntawizeye ijambo ryawe unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu, urabishoboye. Ntawizeye ijambo ryawe unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu, urabishoboye. Ukuboko kwawe nikweze ngo kunanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu, urabishoboye. Ukuboko kwawe nikweze ngo kunanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu, urabishoboye. Intambara zananiranye zikurweho imbaraga zawe mana, indwara zose zananiranye zikurweho imbaraga zawe mana, indwara zose zananiranye zikurweho imbaraga zawe mana. Yeriko we twagiranye amateka atari meza habe namba, wajya gutuza ibyiringiro tukabona tutazagera i Kanani, ariko umunsi umwe mu kwizera Imana yakweretse ukuboko kwayo, nawe Yeriko yanjye nzakubona uriduka. Yeriko we twagiranye amateka atari meza habe namba, wajya gutuza ibyiringiro tukabona tutazagera i Kanani, ariko umunsi umwe mu kwizera Imana yakweretse ukuboko kwayo, nawe Yeriko yaje
atari meza habe namba wajya gutubuza ibyiringiro tukabona tutazagera i Kanani ariko umunsi umwe mu kwizera Imana yakweretse ukuboko kwayo nawe Yeriko yanjye nzakubona uriduka Yeriko we nzakubona uriduka Yeriko we nzakubona uriduka Yeriko we nzakwishima hejuru Yeriko nzakwishima hejuru nawe Yeriko yanjye we nzakubona uriduka Imbaraga z'Imana
cyasezeranijwe cy'amahoro n'amahirwe cy'umunezero w'igitangaza cy'ibyishimo byinshi cya gihugu cyasezeranijwe cy'amahoro n'amahirwe cy'umunezero w'igitangaza cy'ibyishimo byinshi niyemejeje ubwaje kuzagituramo uko nsenga niko nsaba Imana nyiracyo uko nsenga niko nsaba Imana nyiracyo cya gihugu cyasezeranijwe cy'amahoro n'amahirwe cy'umunezero w'igitangaza cy'ibyishimo byinshi cya gihugu cyasezeranijwe cy'amahoro n'amahirwe cy'umunezero w'igitangaza cy'ibyishimo byinshi